Rero tukaba twibaza tuti wenda ntitwaba duhagaze ahangaha imibereho ya Mutabazi imeze nabi ku buryo ashobora no kuba burara muri Kigali ubundi ubayeho ute muri iyi minsi. Kigali ntabwo nyituyemo nta na ghetto nta nake nzajya ntaha ibyumba uko byamera kose nzagaruka hari ibyo naganiriye na madamu twemeranya yuko mba ngiye mu ntara kuko nawe nihatuye. Abantu benshi bibaza ko iriya nzu wabagamo utayibagamo ahubwo wajyaga ugiye kurangiza fair bavuga kimwe ngo kurya abana cyangwa kuko nawe wavuze ko yari yo kwifashisha wavuze ko ari yo kwifashisha wifashishirizaga iki kandi cyane hagaragara aho kivuga iki Mutabazi iriya nzu ni yari y'ubusambo washoboraga kuba yanyayeho kuko matera bayibonye yagaragaye Yes, uyu munsi rero nkuko mubibona tukaba turi kumwe na Apotre Mutabazi akaba ari nawe tugiye kuganira mu buryo burambuye. Turi kumwe n'ibitangazamakuru byinshi bitandukanye ariko turasa no kuganira byinshi bitandukanye. Mutabazi uraba neza? Ndabasuhuje abanyarwanda mwese ndabashuje mwari maze igihe kigera nko mu byumweru bibiri mutambona. Ntago navuga ngo ndagarutse kubera ko ngarutse gusezera sinzi uko icyo gihe babyita kubera ko ndabizi ko muri abanyamakuru bakora showbiz abenshi ariko nanone ngarutse mu isura nshya y'umunyapolitike sinkiri wa musesenguzi ngo wenda uri bumubwire ngo sesengurira ibi sinkiri wa muntu uri buvuge ku bya showbiz n'ibya mitemeri y'abakana kana baruntuza ariko ndagerageza gusubiza ibibazo byanyu uko byamera kose abantu muri showbiz ikintu bakundira ngiyo umuntu mwamufashe nk'umuntu w'umustar cyangwa se ufite izina ngo rizwi ikimubayeho mubasha kumutega kamera cyangwa se kumutega microphone. So rero nagiraga ngo ntazamara ukwezi nashyira 2-3 ntaboneka abantu bati Mutabazi yishe itangazamakuru kuko sindi Mutabazi yishe itangazamakuru. Nimba wenda hari nabakoze ibitero cyangwa se bakanga bayibitero bagamije kubanga Mutabazi ngo ari disappearing tumubure cyangwa se atinye kugaruka mu ruhame ntago nabikoze kubw'impamvu yabo nabikoze kubw'impamvu yanjye ijyanye na kariyeri yanjye ku buryo rero nta kibazo mfite kuba na facing itangazamakuru nkaba nifuza ko uyu munsi munagerageza kumbaza ibibazo ko nimutaye icyo utari bumbaza uyu munsi ntago uzakimbaza iteka ryose wenda haniho ushobora kumbaza ikintu singikwepe next time niduhura mu bundi buzima hari igihe uzambaza nkagufata nkaho rwose ibyo uri kuvuga ntari no kubyumva ariko byibuze uyu munsi ndagerageza gushyira umucyo ku bintu bimwe n'ibindi nubwo wenda ntari bwinjire mu mizi reka nkoresha ijambo ryo kwinjira mu mizi ariko byanga bikunda ndagira icyo mbwira abanyamakuru ko muri inshuti zanjye gakire niwe nyishyiriye salado kwa fire mu kanya hari n'abantu bari ngo Mutabazi ngababeshya mani ngo nago yakubise kuko bitwa bibaho I'm not too I'm blocked to be blocked ni ibintu bibaho ahubwo noneho ni cyetse rimwe mwarafunguye deba yo kuvuga ngo ntago umuntu umwapotre yaba block for some months for some by the way abantu banakoze biriya congratulations cyase tubakomere mu mashyi bravo revenue zanjye zari ku 750 ku kwezi bazisubije kuri 0 ntago ndi Mutabazi no offensive ndatangira kuri 0 nongere nzubake none se ubundi wagize ngo nazigezeho kubera ko ni ibintu twavunikiye turabyubaka so rero ntago turi abo bantu batinya gutakaza revenue zabo uretse kubwo nibigira mu mategeko n'imbere ya Nyundo n'ingingo yo muri constitution ivuga yuko umuntu abuze ubwishyu ntacyo abazwa hari igihe umuntu akora ibintu aziko bigiye gutuma yishyurwa ahubwo akaba agiye gukuma ingingo ifatika yo gutuma imbere mucamanza mbumwere kabiri Mutabazi mbaza ibibazo byanyu ukomeza kuba ukomeje kuri revenue izo revenue muri yana kwibaza ubundi mu buzima busanzwe Mutabazi akora iki umunsi turaza kubaza ibibazo byinshi cyane bitandukanye cyane ko duhagarariye abanyarwanda muri kano kanya ko revenue bazisubije kuri 0 ubwo Mutabazi uyu munsi nta kintu akora kimwinjiriza uretse kwandika ibitabo no gukora ama conference conferencier uwo ni umwuga ni kariyeri kiretse wenda umuntu bimpakanya nimba avuga ko Les Brown ntacyo akora Tony Robbins akavuga ko ari imburamukoro cyangwa se ari jobless kuba rero kariyeri ndi kwiyubaka nyihera kuri 0 ibivuze yuko iyo kariyeri idahari ibyo bihumbi 700 waruvuze winjizaga byavaga mu maturo kugira ngo utandakaza muri interview ko babivanyeho reka ahubwo mbaze ndi gupanga gukora iki nongere mbise narimbaje ngo byavaga mu maturo oya 750 tutarimo amaturo yo ndacyayarya ituro riracyaza none se wagize ngo iyo abantu bavuze kuri rero hari igihe basa n'ababeshya abanyarwanda ko abanyarwanda bose bavuze kuri oya
hari abantu baba bazi amavuta turiho n'umuhamagaro turiho ibyo abantu bavuga ibyo ari byo byose rero bagakomeza bagakora icyo bagomba gukora. Mu by'ukuri rero sinavuga yuko wenda impande zose hatagize ikihahungabanya, ariko reka tuve mu by'amafaranga ninjiza. Igihari nuko muri ubu buzima n'urugendo habaho amataba hakabamo n'udusozi. Unsanze mu itaba rero nanyitegeje ku gasozi. Ibintu byo ntago ari ibintu byo kuba umuntu yabidoginga cyangwa ngabikwepa kwepe. Twivuga ku mafaranga ninjizaga ntakinjiza. Kuko nimba nafite contrat y'ubusesenguzi ya 250, uyu munsi nkaba ntashobora gukora ubusesenguzi, ayo ntago navuga ko ari nabo bayajyanye. Amahitamo yanjye yatumye yigizwa ku ruhande. Sinanavuga ko n'uyu munsi atari n'abashaka kumvuga ngo bampande ma contract, ariko ntayo ndi bwemere. Kuko ngiye ntago ndi umuntu uyoborwa n'amafaranga umuntu antunze. Nyoborwa niyerekwa, nyoborwa na dreams, inzozi mfite, nyoborwa na passions. Ntago rero ndi umuntu banga ngo ko bantunze amafaranga nguraza yakurikiye nk'imbe bikurikiye akantuza mu ntuza. So mu by'ukuri tuve kuri ayo mafaranga, cyetse ubwo numbaza turateganya none ko uzajya yakurahe. Ahubwo ngiye kukubaza ngo ideni rigeze he ryishyurwa rya Landlord? Ibyo ngibyo bigira uburyo Mutabazi n'umunyamategeko we babirebera hamwe n'andi madeni. Ntabwo Landlord ari igitangaza hano mu isi. Ntabwo ari igitangaza. Ibyo bizashyirwa mu gasobane kamwe n'andi madeni, binahurizwe hamwe n'uko ibyo bakoze byari bitajyanye n'amategeko. Bihuriza hamwe n'uko byarimo kuntesha agaciro ingingo ya 14 mu itegeko nshinga itabibemerera. Bijyanishe n'uko byatumye revenue zanjye zihinduka zero. So mu by'ukuri rero ibyo ngibyo tuzabireba bijyanye n'icyamategeko yemeza. Ingingo ya 14 mu itegeko nshinga iravuga ngo uburenganzira bwo kudahungabanywa ku mubiri no mu mutwe. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kudahungabanywa ku mubiri no mu mutwe. Ntawe ushobora kwicwa urubozo, gukorerwa ibibabaza umubiri cyangwa ngo akorerwe gome, uretse ko sindafata umurongo wo kujya mu nkiko neza. Ariko abantu basenga Imana bakora nka yirindwi cyabakora y'imisi 20 na basate Mutabazi atafata inzira y'amategeko. Kuko umuntu wese wamimbi n'ikinyamakuru yamimbiye ari je bose nakitendeka kandi muri inshuti zanjye, ariko ntago ndafata umurongo byo bateguje. Ibikorwa bidakwiye umuntu ntago wemerewe kubimukorera cyangwa ibimutesha agaciro. Nimba ibintu abanyarwanda bakoreye Mutabazi mutesha agaciro, ibyo umucamanza niwe wabigena cyaka byemeza. Kabiri, nimba bari bafite amakuru afite ibimenyetso, fundi tini uko nabanga imibare n'ibimenyetso, ibyo nabyo nibo babizi. Udufashe kugenda tunamenye ni bande uri kuvuga bagusize icyasha cyangwa se ni bande utunga agatoki. Yego ndiho ntago ruri ku rwego rwo kuvuga umuntu uwari wese mu kanwa kanjye. Haba ari itangazamakuru cyangwa niba bande bakurega. N'umurongo njya mu politike ntago upfa gushyira abantu mu kanwa kawe n'izina ry'umuntu mu kanwa kawe. Buriya waba ugiye hanze ya protokole z'uko umwuga ukorwa. Ariko ababikoze bariyizi. Ubwo wenda umunyamakuru watanze ikiganiro kubavuze ko ngo hari umwana ngo w'umwaka n'igice, buriya wenda ari nk'akantu ka message yamweretse, wenda yamweretse nk'ikintu kigaragaza kananzi cyangwa se tujya tuvugana cyangwa se umuntu abyana n'undi nta n'agafoto bafitanye. Byenga bikunda abanyamakuru b'abanyamwuga mu nakuzanira inkuru twika murebe n'ahantu muhera mufati. Nk'uwinzu wenda we yarafite ahera afata ibindi aragobyora ibindi aragobeka, ariko nimba noneho umuntu nta n'ikintu afite uti haravamo views ko nabonye se nta nizihari. Nabonye nta na view nene mu 15 afite, kandi views kuri Mutabazi kuzimukoreraho ntago bigombera ngo ugoreke ibintu himbi bidahari. Hateje uzavuga ngo uyu hari no waje kuri Twitter anyita ngo homosexual. It's kind of abantu ba control n'ibyo bavuga. Burya niyo byaba ibinyoma ugomba kubiya suite logique ku buryo umuntu byumva biva go beton histoire iva avale. Ibyo bintu kameme hari ibintu burya abanyarwanda ni dusirimuke ko views zo zirahari. Mutabazi we ni views zigendera. Mutaba hari kuvuga ko ntekereza yuko kuza uhimba iby'umwana bitakoze views nk'izi nyogosho. Iyo nyinginga sakanantereta nkakora indi nyogosho.
ahubwo tukira kuki pike yavuyeho wo kurema views ntabwo ujya kumubeshya Mutabazi kabiri mw'abanyamakuru uretse nawe uri inshuti yanjye nawe nubwo wanyogosheshe ariko ubushuti bwawe ndabukemanga niwe Mutabazi byose tujya tubishyira hanze none se wampamagaye se nibuze muri interview ufite umusatsi mwinshi nta mafaranga ari mu mufuka wasaga ari no kuri bank ariko nta yari mu mufuka urishyura ibintu bigenda neza wishyuye n'ibihumbi bitari munsi ya 5 banakubone babone kuri umuntu w'umugabo ariko tuve kuri icyo ngicyo ntabwo niyogosheshe igihumbi tuve kuri icyo ngicyo nubwo wanyogoshesheje tuve kuri icyo ngo nishyujwe 420 none Sam ni wakwera kamera mujya gukorera views muhite muyateranya mujya ko uriya mugabo ubundi gihe nabahereye views ndi umuntu wo mwajya guscrutininga kuba narinda njya no kubarega ngo mwankoreye ibintu bintesha agaciro hejuru 400 uri Mutaba kari abagabo hatagwa abandi nagesheje miliyoni byibuza muri views buri kinyamakuru kimwe ibyo mbona ari byo wakabaye warahereyeho ikiganiro wakoze cya mbere mwese mujya gukora ibiganiro cyo kuki mutakigarutse abundi ko mutari kumbaza byabaza mu muvuga ngo twabona guri gutwika nyundi Mutabazi tugiye kwinjira mu kiganiro neza tugiye kwinjira mu kiganiro neza nyuma yo gusaba Paul Kagame waba usabye abanyamakuru none se ubwo ibyo nibyo nkoze nyine nshatse kwavuga ngo mu b'abanyarwanda basirimutse imvugo nkoze ishatse nko kubagaya si ukubasaba iyo biba kubasaba nyine ubwo nafite ubundi buryo nabasabamo ahubwo ni buri wese muha ikiganiro amereza senkani nkanakubeshya ko ari exclusivity kandi nagihaye abantu 100 Mutabazi tugiye kwinjira mu kiganiro neza mu buryo bwimbitse tunahereye n'uburyo ugaragara udusubize uranagenda buri wese amere udusubize tugishyire ku muntu umuntu wakubiswe ubwo mwanyisi wakubiswe rero urese aravana amere n'ubana utamereje nugishyiraho nkurege reporting byukuri rero turi inshuti ariko hari ahantu namwe muba mwakotoye hari ahantu mutabitwaye neza ariko nawe ari ibintu bishaka guheza abanyarwanda ari amakuru ushaka kubaha kandi biranyura ahangaha reka tukubaze rero twinjira mu kiganiro neza byimbitse uburyo ugaragara ibushize abantu muri press conference bakubonye ufite pike mu mutwe bitanye no kuvugaho byinshi bitandukanye bamwe urunyumaranye n'amezi kuki uyu munsi takigaragaramo byagenze gute ndi guca mu bibazo kandi byanezeza kwishyiraho nta bibazo ndi gucamo hatagira uyimbonaho n'ibibazo ndi gucamo ugasanga atangiye ubwo si byo wahereye urimo kumusaba ukabonye atagusubije atagukemura ibibazo ukabavuze uterekanye sibe n'ubundi byose ni kimwe nta kintu byatanze ni igitekerezo cyawe cyangwa n'icyo ni ikibazo uri gatumwe abanza usobanura nimba ari igitekerezo cyawe ni ikibazo nagira ngo umenye ubwonko ndi kudiringa nabo ndagira ngo ibi bintu bisobanuke neza imvugo nakoresheje yarenze ubwenge bw'abantu batari bake hano mu Rwanda wenda bamwe muri mwe nabo barimo abandi bigiza nkana kubw'inyungu za views ariko hari imvugo mu byo bita figure de style mu buryo bw'imivugire habaho uburyo bita sarcasme muri iriya discours nakoze cyangwa imbwirwaruhame harimo sarcasme zigera muri 2 iya mbere naho nari navuze ngo nkuko udashobora gushyiraho urwibutso rwa jenoside y'Abadage mu bijyanye na jenoside yakorewe abayahudi ngo uvuge ngo kubera ko hari Abadage wenda Staline yaba hari ababashije kugwa ku rugamba rwari rugamije kugera iberere ngo bahagarike jenoside y'abayahudi yakorwaga n'abanazi bakaba Abadage ariko ntago Abadage bose ari abanazi ibyo bihura no mu Rwanda kubera yuko abakoze genocide bitirirwaga ubwoko runaka rwa nyamwishi kandi ntago intera hamwe zari zinagize kimwe kiwenda cy'icumi cyabo cy'ubwo bwoko nkavuga ntariko mu gihe turimo dukora ubusesenguzi bw'ubuhanga ibitekerezo bigibwaho impaka Mutabazi nkavuga ni uyu mumama wenda wowe kamuvuge muhoza vigitwara ko ari no muri bake bangaruye muri media kuko mwagiye kunyibasira wamaze nk'icyumweru anyibasiye nge na Dr Bizimana ngo dusige dukora ibyaha ngo leta katureka noneho ndashaka kugira ngo Muhagame asobanure Mutabazi nibihe byaha nakoze leta ikandeka kuba umuntu arimo avuga ngo arimo atandukanya abanyarwanda ngo yango narabingo navuze ngo nabajije ngo iby'urwibutso rw'abahutunga ariko ngo nyuma ngo naraburanye ngo muri East Africa ngo urukiko rwa EAC ngo ndatsinda okay usigaye uza gusenya abanyarwanda n'ubumwe bw'abanyarwanda witwaje ko nujya kuburanira mu banyamahanga uzatsinda so byanga bikunda rero Mutabazi hari itegeko ry'intambara rivuga ngo kandi koko uyu muntu ngari muri ubu buzima abafashije mu ntambara
ndetse Paul yaravuze ngo Imana imfungura umuryango ujya mu mirimo migari ngo n'abandwanya babaye benshi. Simbuje abantu kundwanya kuko ubushobozi Mutabazi mfite nubwo kurwanwa n'abangana n'abangwanya gukuba inshuro 10 bose ukabateranya kandi bose bakajya bazinduka ari wo mwuga bakora bana byishyuriwe bose ngashyira ku murongo nkafata dayimoni nkazishyira mu mapaki cyangwa se mu ibaro nkakubita ngoreza mu kidaturwa. Rero umuntu utekereza yuko ndi ku rwego ngo buriya ngo bamukomye Mutabazi ntago bivamo. Sinzi nimba namwe mwarabibonye reputation ya Mutabazi ntago uza kuyinyeganyeza muri media uko wiboneye ngo bikunde. Sinigeze ni branding nka marayika ngo nze nivuga ngo ngiye Mutabazi mfite amababa ngo ndi marayika ngo Mutabazi abanyarwanda bamufata nk'umuntu ufite ibitekerezo byazamura GDP y'igihugu. Iyo rero udashoboye kwataka ibitekerezo bya Mutabazi titote ufunga umunwa wawe abo bazimu bakurimo bakagupfubiramo. Naho iyo ushatse ngo ndaza ngo mvuga utungutu nimba umuntu anzi ibitekerezo bure nko kwataka umuntu ukoreshwa ibitangaza wenda akaba yasengera kanseri gakira ngo inzoga kandi nta nibimenyetso uzanye nimba gisengera kanseri zigakira rwose atake yawe nta kiramukoraho. Ndi umugabo watatswe no mu Rwanda. Abagabo bakomeye nka Batibi Joshua muri Lagos baratatswe. Abagabo bakomeye hirya no hino nka abapasiteri baremereye ku isi. Ugiye kureba ibibavugaho bitari byiza muri Amerika ba Bishop T.D. Jakes n'abandi batandukanye ntago babavuga bose ngo bavuga ibyiza. Ariko igihe umuntu afite ijambo rihindura ubuzima bw'abantu akaba gifite ijambo rihindura ubuzima bw'abantu utwo tuntu ufite tudafite ibimenyetso tumera nka ya mirimo Paul yavuze ngo imirimo imwe izapimishwa umuriro ngo ishonga ishirire. So mu by'ukuri rero reka turebe ibintu mu buri buryo. Mutabazi ni views zigenda ariko inyogosho iye irazikora aho guhimba utuntu twana kujyana mu rubanza aho kugira ngo uvuge ngo inzu ngo niyishyuye kandi wenda utinjiye mu mutima w'ikibazo neza ngo ubone ko harimo n'akagambane. Ngi burana ari kunezezwa n'umunyamakuru ari kuzavuga ati aho kugira ngo ibintu bisakuze kuba bikoze yarazi tariki impemberwa yarazi tariki 1750 mbyinjiriza yaziye mu matariki azi neza yuko muri minsi nka 15 ngo nyafate kandi ari byo twari twaravuganye ntashaka kuzana hano ninjya mu manzi ubwo wenda nibwo nzabizana. Ariko hari kuza umunyamakuru 2-3 bavuga ati aya turayateranyije ahubwo we Mutabazi uradu exclusivity mara ukwezi kose kubera ko urabona turayishyuye kuko wenda ayo idea creative idea itabajemo it's okay it's fine mwari ko wenda se munatambamiye views runaka ariko nigarukiye muri iriya mvugo yanjye hararimo iyo sarcasm ivuga ngo uko utazana urwibutso rw'Abadage mu Bayahudi cyangwa se i Tel Aviv ni nakutazana urwibutso rw'Abahutu i Kigali. Iyi ni sarcasm yo kuvuga ngo nkuko uruzanye i Tel Aviv rw'Abadage bakutera amabuye ni nako i Kigali nuzana urw'Abadage b'i Kigali bavuyemo abanazi b'i Kigali nubwo ubwoko bwose butari abanazi nanone ntagura buri mukuri. None ngeze na hariya ni nko kuvuga ngo nimba iyi mvugo mvuze ngo abanyamakuru bakabe barishyuye suko mvuze ngo mwagomba kwishyura ahubwo nshatse kuvuga ngo bisoundinga kuvuga ngo ni gute umuntu wabahaye views buri wese miliyoni akayishyuza bijyanye n'ibiganiro namuhaye wenda ubona haye bike akaba yarishyuje amadolari 50 wenda niyo navugaye ni gute 100 ni mu bibesije inkuru none ukabona buryo umunyamakuru ashobora no kugoreka inkuru ikava hano byari byo kuvuga ngo geto umuntu yifashishaga mu gihe umuryango uba mu ntara ntago hari ukuntu bimeze bitari gusobanuka neza ugategereza na version ya Mutabazi ariko mu gihe ibyo byose utabikoze ahubwo abantu bagahita babyambikisha kuvuga ngo Mutabazi ngo ageze ku rwego abura yo kwishyura inzu. Nge nabaga mu nzu y'ibyumba 5 muri Kigali nari narishyuye amezi nanasizemo amezi 2 nigira mu ntara ndavuga reka mbe nigiriye kurya ibikirayi cyo mu majaruguru undi nzagaruke. abavuze ko iyo nzu yakorerwagamo ubusambanyi nicyo bababwira Mutabazi tukira kuri iyo neza ni ikivuga ngo imvugo iri sarcastic navuze mvuga umukuru w'igihugu abantu bagatekereza no Mutabazi deni rye nirye riri personal kuri we kuko ndatekereza yuko umuntu wese ufite ubwenge buzima yari kumenya ngo Mutabazi mfite abakunzi batari munsi byibuza y'ibihumbi 10 bumutse babandi barwara utabura kuri Mutabazi kutubuza abasanzwe na miliyoni yagera bigaragazwa na views mbagiraho kuko nagomba naje ngo mvuga ibintu
mbigobyorera aho ntekeza ko abantu bari aho bukumva koze press conference nibaza mutaba reka nkomeze sorry atumiye ku rwego rwo kunca mu ijambo usigaje imyaka 20 yo kuba wamvugiramo wowe noneho havuga ngo abo bakunzi simbuza abantu 10,000 bambwiye ngo nimbabere role model ndahamya yuko abanyarwanda basabwe kuba role model n'abantu runaka ni baki abo bantu ariko bashyira ku murongo hababwira ni mwikore mu mufuka turebe ko twayegeranya miliyoni 30 kuko njyewe iyo ngiye kureba ideni sindeba udumbi 400 ndeba ideni mu mwuzuro waryo noneho rero havuga ngo nimba ntarabwiye abakunzi banjye ngo niduterateranye erega hari nabagiye bagira ibibazo by'abana barwaye bakavuga bati muyaduterateranyirize miliyoni 50 akoneka iryitana none se baturuja kuba twarakoze umunwa muri iyi media ubusenge sinari kuza nkarira nkarambarara nkikunenganiya muyateranye nkana recruiting abantu bari bumfashe kuyakusanya nimba rero ntaragiye mu bakunzi ngo nyakusanya aribo nakoreye aribo nahaye ibitabo by'ubuntu free copies ntago abantu bagomba gutekereza ko none ngiye kuza kuri his excellence my role model my hero my everything ngo ariwe mbwira ko ahubwo ni figure de style nakoresheje mu buryo bw'imvugo no kuryoshya imvugo sarcasm ahubwo abantu bakunda bango Mutabazi turakemanga murakemanga ibiki mugiye nkoresha sarcasm muri literature ibintu byo muri literature nimba ubwabyo utanabishoboye nkagiye abantu bamenya intege nke zabo n'urwego bariho bakabyimenyera cyangwa se bakamenya ngo muri media at least nako baza Mutabazi kuko no kuri Twitter nahise mbyandikaho ku mugoroba ntarajya kure mbonye abantu batangiye kubigira birebire abano mwanyumvishe nabi imvugo nakoresheje yabisobe reka wenda nkomeze n'ibindi bibazo ese nta bindi bibazo ko ndi kubona umunyamakuru mwambaza kandi kamera ikibazo gihari kugeza wenda cyane ibyo mutekereza ko biri ambalasa ibyo byari mutekereza ko bisebetse cyane nicyo twari tugiye kukubaza kugeza ubu ngubu wenda utubwiye impungenge ufite natwe dushobora kuba dugize amakenga ese twakuba hari impungenge nyinshi z'uko ibyo winjizaga byose bishobora kuba biri hasi ibyo ninjizaga hari uwabinyubakiye reka tukubaze rero ikibazo kiragira kiti it's not impungenge it's a challenge and a challenge for me it's an opportunity kuri njyewe iyo haje ikimpinyuza aba ari igihe cyo kugira ngo nigaragaze no kugaragaza icyo nshoboye kuko ngiye icyo ngicyo nacyo ncuruza iki mu bitabo mba mfite ngo nimba uri hasi nimba wakubiswe c'est pas la fin du monde après les échecs la vie continue ushobora kongera ugakurikira inzozi zawe ushobora kongera ukagera kuri target zawe none rero ikibazo kiragira kiti ibyo bije na amahirwe abonetse neza cyane ikibazo rero kiragira kiti aho turi kumwe ahubwo nigishe ndi n'urugero kuri bo reading by example muri leadership tubyita reading by example yes rero tukaba twibaza tuti wenda ntitwaba duhagaze ahangaha imibereho ya Mutabazi imeze nabi ku buryo ashobora no kuba burara muri Kigali ubundi ubayeho ute muri iyi minsi Kigali ntabwo nyituyemo nta na ghetto nta nake nzajya ntaha ibyumba uko byamera kose nzagaruka hari ibyo naganira na madamu twemeranya yuko mba ngiye mu ntara kuko nawe nihatuye kandi wenda nimba bamwe bagira abadamu bakaba babaha ibitekerezo mukabipinga we yabimbwiye mu buryo buri konvenka arambwira ati waje ukamanuka kuba myiza mitari myiza imibereho yari itangiye kuba yaba mibi mugiye muri gutwikanye nta nibyo menye mugiye muri mu gutwikanye mba ndimo nakira amake y'amapaki ariko apotre ntabwo amagambo wavuze ku ituro uca ituro ari yashobora kuba gukoza akatuma ukubitwa nkuko watangiye ubivuga none se nahamagawe nande ni Imana impamagara nimba inyemeza kuvuga ituro niyo nabandi buri vuge bagaca umutwe rega ba Paulo bafashe intorezo bakubita umutwe uvaho hari igero umuntu ajyana ngo Mutabazi ari intorezo bari banshyiraho hayo ubuyobozi bw'u Rwanda tubanye neza ibyumba abayobozi rwose mu gitondo bancaho bati muntu w'Imana nanjye nk'abasuhuza tubanye neza abantu b'abagabo nyabagabo bazi ko ideni ribaho tubanye neza basugabo nibo ngo yeye amadeni ari abagabo muri Kigali bafite ideni rya miliyari banagenda muri vewiti kucyusamwa ngo none se uko cyagenda muri vewiti kandi hari ubona ari inzu y'ifiti yanjye yarafite ideni rya miliyari n'igice yarazamuseragera muri 2 n'igice ko mutarikoze inkuru mbese ubundi ntabwazwe donc ikibazo rero ni ikizina rya Mutabazi cy'ideni rya Mutabazi Mutabazi
izina ryubahwa. Abantu benshi bibaza ko iriya nzu wabagamo utayibagamo ahubwo wajyaga ugiye kurangiza fair bavuga kimwe ngo kurya abana cyangwa kuko nawe wavuze ko yari yo kwifashisha wavuze ko ari yo kwifashisha wifashishirizagaho iki kandi cyane hagaragara kivuga iki Mutabazi iranzo ni yari y'ubusambo nakarakamate ikibazo nicyo mwatinye murakwepa muri barangura muragenda twagikubajije uragikwepa abaganyaweho umwana washoboraga kuba yanyayeho kuko matera bayibonye mbabwire sibyo ubu ko mwananiwe kumbaza ibyiriya matora n'inzu nabagamo aribyo turimo kubaza ubu nimba ndi kwagirizwa yuko ndwanya igihugu noneho muzanatinya kuntunga kamera aho ngaho twanakwica muri abanyamakuru b'abanyabwoba aho twakwicura mu turwanya igihugu ikibazo mwakase murakata sesera urasimbuka umva tuvugane iki ngibi wagikwepse umva tuvugane ibi ngibi umva tuvugane ibi ngibi none se mwebwe mwese muzana iby'ibizinga n'abafashe amashusho ajyanye n'ibizinga ukabura ubwenge bwo kubona yuko inzu iyimaze amezi oya iriya nzu inabamo imidite biragaragara ntabwo ari ibintu bidasanzwe oya ariko apotira aho hantu matera twasanze imanitse yari ihagaze ntabwo yari iryamye hasi so nimba rero hariho icyo kintu cyo vuga ngo ahantu hari imidite matora ibiri bugira ikibazo ndetse rekana nakubwire ngo iriya matora kuyihagarika byagenze gute namaze amezi 3 ntaba muri iriya nzu uriya mugabo mvugishije ndamubwira buretse hari utubazo mfite amafaranga aho nzahagira nzayaguha yuzuye ku munsi nahagereye ntacyo uzahomba hari ikibazo ufite cy'amafaranga arambwira ati ndi umukire urabizi nta bushobozi mbuze ubwo sinshaka kwinjira mu binyoma abantu bagiye bazana n'impamvu babizanye nibo babizi njya basengera Imana nkabanga Imana izamfashe hatazagira inzego zinjira mu kinyoma cyabo naho gitangirira kuko hari abantu babigwamo ntacyo reka tuvuge ko ibintu kuko hari igihe uzasanga umuntu yabijemo hari abanyendonke bambwira ati ntabwo wajya ni mukizi gukubitira mu mavi kubita kuko reputation ya Mutabazi ntago ni nk'urutare reputation ya Mutabazi nese ko nigeze ni reputinga nk'umuntu wa marayika ntago nigeze ni reputinga nka marayika naje mvuga ngo mfite ubwonko ibirimo byahirindira ubuzima bwawe so byagaragaye rero nkuko n'abafite ubwonko burwana muri Ukraine ntazabura utsindwa intambara ubwonko kuba ari ubuhatari ntibikuraho yuko hashobora kubaho igihe bwisanga mu kibazo runaka ariko ikigaragaza ubuhatari nuko cya kibazo kijyamo ntugikwepe ntugitinye ariko warangiza ukanongera ukagisohokamo wemye uzamuye irugu baravuga hari umufaransa wavuze ngo si tu es dans la merde jusqu'au cou tu évites de baisser la tête je suis pas dans la merde jusqu'au cou niyo mpamvu nemye nakubika umutwe nawubura so angaha rero tugarutse muri bya binyuma byanyu umuntu namaze amezi 3 ntaba mu nzu nkagaruka irimo iyo imidite nkamwishyura ibihumbi 195 trace de transfer yayo ndayifite n'ikindi gihe yabonaga amezi abaye 4 nimba narishyuye 3 ane nta okay nako ngarindwi anyway uwishyuye 3 atabayemo uzikatakanagiye n'umunsi wa rimwe n'ubundi ukabona 4 atanarageze uyampamagara ari kumwe n'umuyobozi w'akagari nkamubwira ngo nkuko ubwashize twabigenje aho nzazira n'ubundi hari utubazo ndimo nkemura uzigiye mpemberwa ariko nuko kwezi n'impembwa ari gihe ntazabona uko mbikemura ariko igihe nzazira ngiye buri kwezi guciyeho mba mpombye 60 kubera ko mba nzayongera kuyo nzakwishyura ibyo kubera yuko abantu bafite impamvu yo guharabika ifitanye isano na politiki iyo matora yagize iyo imidite muri amezi 3 naje kwishyura ese ubundi iyo matora wagize ngo ni mwebwe mwinjiyemo mumenya ko ihari uko mwinjiyemo kabiri kwinjira muri kiriya cyumba no gufotora biriya bintu bigize ibyaha buriya Mutabazi nshatse no gukira ibisi byo gushaka umwavoka mwiza ubundi ngahera ku murongo
oya ntabwo bivuze yuko atizewe. tukiri kuri matora icyo ngicyo ni wowe ukizanye. Nko kuvuga iki rero, abanyarwanda nibajye bakora ibintu bagire imbago runaka bahagarariraho, cyane cyane igihe bazi ko badafite verisiyo yuzuye ya affaire. Ibyo rero ubuse biragira ngo bizajye muri media cyangwa se bijye mu manza abantu bari kuburana, inzu yawe yagiraga imidite ngurabona. Mutabazi kuba naracecetse suko atari ngiye wari mukuru, ko muri affaire ni ngiye wari mukuru. Ese yapari yabira bikoresho dufitanye kontra ifite ikivuga ivuga ngo aho nzira simpaba buri munsi, aho nzira nkwishyura yose. Simpaba buri munsi, aho nzira nkwishyura yose. Naho ibyo umuntu ushaka kuvuga ngo sinahabaga ngo nahazaga nje gukora ibyo ngibyo, nimba yumva ko ibyo bintu atari harabika cyangwa se gusebya Mutabazi, yagenda akamenya ko urugo rwanjye rwabaga muri Kigali nkagira n'indi gato muri Kigali, kuko ibyo ngibyo byaba birirusha. Ariko namenya yuko hariho kuba mu ntara, yagombye no kumenya yuko na mbere yo kugira iriya nzu nuko iyo nabaga ntari bujye mu ntara cyangwa se bwanyiriyeho, nabaga ngomba gufata hotel. None se ko mwe muri abanyamakuru ubwo nimwe simwe mwakabaye mufite asubundi mukora ubunyamakuru bwanyu gute? Unanitse ko abanyamakuru akubaza yakumva ikintu uvuze gifite elema iri contre yacyo agahita yicomekamo kugira ngo balance inkuru. Wenda simbigisha umwuga wanyu byaterwa na views aho uko ziboneka. Ariko ndagira ngo mbibutse muri bukijya abantu havutse saga ya Mutabazi ngo yavuze kuri Dr. Edward Ngirente. None se navugaga ibiki? Navugaga ibintu byo vuga ngo njemba mu ntara iyo naraye muri Kigali ndara muri hotel. Iyo ubwayo nere migaragaza ko Mutabazi n'uyu munsi se nimba ndi kuvuga yuko wenda hanzu nsigaranye muri Kigali yari yose, kubera ko byabaye ngombwa yuko umudamu afata uwo murongo nanjye nkafata icyerekezo umudamu atanze. Wenda banyu bo wasangamo bafungana umutwe, ariko nge nafashe umurongo icyo gihe wo kumwumva, kuko nimba yari gupropose keya nta muntu wanze keya kuwo yishakiye yakoye. Ariko se ubwo bivuze ko uyu munsi ninkenera kurara hano kame mu ntabwo ndi burare mu kirere? Ibyo rero byo kutagira verisiyo yose y'ibintu, ahubwo umuntu akamera nka wa munyamakuru wari maze kumbaza ngo yabonye ngo mparitse imbere ngo y'amazu ya muzehe, abantu baza bafite propaganda bashaka kuminjagira no kwinjiza. Wenda ubwo wasanga navuze ngo nari mpagaze imbere yiwe yagiraga ngo arebe ukuntu mpuza nawe ibibazo nibivuka bifate nge na muzehe. Hari abantu bafite imigambi y'ubugome n'urugomo, kandi abo bose bari hagati muri twebwe. Ati waparitse imodoka ngo uri kuganira n'umusaza ngo barakubonye n'amafoto arahari. None ubwo kugira ngo dufata ubundi nge nkunda kubwira abantu ngo nge ntago kugira ngo nkwereke yuko nimba ubeshya cyangwa ufite ubwenge buke bitambikwerekeraho ngaho, bitambidemontraho ngaho, kugira ngo ngaragaze ko abantu babeshya muri zisaga zose. Muze kuva nagiye ibyumba by'umweru 2 bishize, uretse kuba namuciyeho nkamusuza gutya akansuhuza, uri nahase ndahari sawa, nzashaka umwanya nze mu rugo tuganira. Ntago turabo yamenye ibyabaye fiziko contact. Ibyo ngibyo kiretse ari muzeho bikwibwiriye ugase ko namusuje gutya. Ubwo urumva ntago rero wambaza ngo yamenye cyangwa ibyo yamenye n'ibyo atamenye, cyane cyane ko muzehe ni umuntu w'imfura, ni umuntu w'umunyamafaranga, abakire buriya bagira uko bitwara. Ntago ari umuntu ugira utuntu twishi tw'amagambo, kuko ubundi hari n'ibintu byinshi bijyanye no ngo numvishe ibi nibi nabyumva na mama, kandi nawe ntiyigeze abizana, kandi nawe twarasuzanyije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri iyi minsi muramutera agahinda kubera ko nta cyabuze wowe ukaba urimo uragenda umusebya. Nk'urugero icyo kibazo ntabwo kibuze kubera yuko ushaka kukibaza nk'ikibazo, ahubwo ushaka kugira ngo nimba cyaravugiwe ahandi niwawe kize kuhaza nk'igikubitira Mutabazi mu mavi. Reka nigarukire ntacyo, abanyamakuru mugira ibyanyu. Kuvuga ngo umuntu aricara hano akimagine ibiri mu mutwe wa Kabarera Jean Damascene. Kabarera Jean Damascene ni umukire, wasanga ubivuze ari nyakwijyaho nako nyakwipfira. Ni mutindura aho nyine nyakujya. Ni nyakujya ntago bavuga nyakwijyaho. Nyakujya. Voilà nyakujya. Ntago azi mentality z'abantu bari ku rwego rwa Kabarera Jean Damascene uko batekereza. Mu by'ukuri iyaje kubivuga wenda ari kubona byazana views, ariko wenda aramutse aje akavuga ngo ndi inshuti ye turagendana turahorana yigeze abinganirizaho, nk'urugero uwo muntu ni umubeshyi. Reka mpite mbigaragarizaho, wavuze ko yambonanye na muzehe agafotora, ni umubeshyi.
kandi nimba abeshye ntabwo ari icyo cyonyine abeshye nuwanga umurongo we n'ububeshye ahubwo azaza imbere y'abanyarwanda babwire ngo ninde wamwishyuye yamwishyuye angahe ubwo bubeshyi bugamije iki kabiri uwo muntu bango muzehe arabango ngo ndi kumugira icyo gihe nahita mubaza ngo noneho se ko nicaranye na executive w'umurenge kandi executive akaba ari inshuti cyane ndetse akaba ari umuntu uba hafi na hafi namuze ko muze ari mu bavuga rikijyana mu murenge wa Byumba ese baraganiriye executive ambwira utuntu dutandukanye tw'abantu baba friends bagiye baganira yibagirwa kumbwira ngo yarambwiye ngo uri kumuteragaye mu byukuri abantu bo muri comment n'abantu baza gukora ibiganiro batara abanyamwuga bafite urwego rw'imitekerezo ruri ku rwego ruriho nkuko twarubonye cyaturubona nuko turuzi bijyanye na buri wese ku giti cye bafitemo iharabikana bafitemo ububeshyi bafitemo ibintu kandi bo ntago nubwo wenda bafite ibibazo byabo by'imitekerereze ariko hari igihe umuntu agira n'ubwenge bwo gukora amabi ubwo bwo manza babugwije niyo abeshye ngo hari umwana abizi ko umwana yapimwa abizi neza yuko nta kuri kwabyo na guto kuri we abavuga ngo Mutabazi uwantumye wanyishyuye wicyo yifuza nuko Mutabazi aza tugasubirikanya arya bavuze ko ari umwana umwe wasanga amaze kuma nk'ifamu y'abana we never know cyangwa se muri bose ntawe wemera umva nkubwire nakubwiye ngo namwe abanyamakuru mwagaragaje urwego rwanyu kubera ko nta numwe wabahaye ikimenyetso cy'umuti nta numwe muri iyi nkuru nzima uvuze ngo muzehe Mutabazi aravuga ibi washaka ikintu runaka ntago waza gutyo gusa ariko biravugwa irembo urumva uri muri tanya akazi k'abanyamakuru nako kwanariza twebwe tuvuga ibyo twumvishe mwebwe mugakora analize zabo ukajya kureba ngo nibiri muri comment iyo bifite source none se nk'urugero mfasha abantu 10 cyangwa nka creating amakonti 10 muri comment ikiganiro wakoze nkandikamo ibintu 10 nkazagaruka anje kubikoza ngo nibiravugwa ibyo nane namakanuni keretse ntafite aho nabikuye igihe mfite aho nabikuye ngiye nshinzwe kubitangaza ahubwo wowe ukora analize zabyo babitira technique donc kuza umuntu agashyiramo muri comment ibintu nka 700 kandi byose ari we hotel wabyo akagaruka kaza ngo muri comment ngo byagaragaye ko ariko izo comment ni nawe hotel wazo kuko attaque nakorewe na attaque ziri politique ntago zabaye attaque nk'izo bataka umupasiteri wenda usanzwe ntago zabaye attaque bakorera umuntu w'umucelebrity usanzwe noneho nkavuga rero ngo ibi bintu birimo ibibeshyo n'ibinyoma n'ibihimbano kuko bavuga ngo Mutabazi ni kateye ntago ari nk'umuhanzi umwe ntavuze kugira ngo wenda izina rye ritaza kumurakaza ariko atuye manza ari Nyamata Nyamata iyo umukomojeho umugabo we ahitaza akajya kuri Liberty waduhombeje kuri miliyoni 200 akakurega ikiba kikabira ko bazi ko Mutabazi we akore kukitwikira ariko bakarenga n'imirongo batagomba kurenga nakabaye ndeka abantu bagomeza bagatwika ariko ko wenda mbona abantu barenga imirongo kandi akaba n'ibintu ngomba guha umucyo wenda ndavuga nti mbere yuko ngenda nanone mbere kuko Mutabazi nshobora kumara umwaka ntaje muri media kandi abantu bakirira ku izina rya Mutabazi n'ubuntu bw'Imana niyo yabikoze n'impamvu yabikoze niyibizi so ariko hari imirongo abantu batagomba kurenga cyane cyane igihe bazi ko ibyo bavuga bitari ukuri noneho rero ibi bintu birimo ibinyoma ubikora bavuga ngo Mutabazi naza agasubirikanya turajya kuri forensic laboratory undi nawe akakora ikindi kiganiro kikagira 100 Mutabazi akaza akitakuma wa muntu wamutumye wamwishyuye nimba ari miliyoni nimba ari 2 we yageze kuri tageti ye donc kuba abantu barahimbye rero ntago byari kubusa bo baravuga ngo Mutabazi turashaka kumubona ari masubirikanya hasi hejuru n'abandi turaba dufasha urwego rwe turumanuye turushize ku rwego rw'aba comedian n'aba youtubers n'abandi bantu bari aho ngaho basanzwe ubikora ko atuye mu isi ya politique ntagara ko nsuzugwa abakora iyo myuga ahubwo n'uvango azaba kubrandinze nk'umuntu udafite ijambo n'umwanya mu isi ya politique uko tubigizanye ukuri iyo ibivugwa nanjye buri nkaza kuri buri ka YouTube nzago nibarangura byari kuba bingaragaje nk'umuntu udakwiye umwanya wari wose wakiyobozi na politique kubera iki wazagenda hari ukavugira igihugu bakwataka muri comment ugasara ugasizora ukajya ku ma media atandukanye ibintu bigakomera so mu byukuri rero ndabashimira ko mwampaye amanota mu ruhando rwa politique kubera ko byagaragaye yuko
reputation Mutabazi ari urutare rutanyeganyezwa n'amagambo n'udukomenti n'abahimba n'ibindi bitandukanye. Ahubwo mwatumye hari unuzanye inkuru y'ukuri yafatwa nk'ibihuha. Mutabareka tukubaza hagati ukira kuri reputation yawe. Bafashe ibinyoma babigira byinshi kuri platform kugeraho bituma n'uwazana icyitwa ukuri cyafatwa nk'igihimbano, cyafatwa nko nk'iharabika, kandi byo sinzi. Mutaba tukiri kuri reputation, reka tukubaze umwanya tukubaze. Kandi sinifuza kuzabona abatwitsi twabanye igihe kirekire, kandi nimba afite n'iryo zina nuko bariho, nuko muriho, ariko nanone kubona byagiye hariya mu rubanza avoka ari kuvuga uku, umunyamakuru yagiye gushyira abavoka babiri, nashyizeho babiri, turi kuri bland of fer. Kameme Mutabazi mfite kuba navuga. Mutaba tukira umwanya tukubaze. Hagira ibyo ndeba nkavuga ngo ibi ngibi niyo nabigira amakuru mu gihe ntayafite ibimenyetso nk'ibyo ribu ishingiye higiye gushinja umuntu ijya kumujyana mu bushinjacyaha. Mutaba reka tukubaze umwanya cyaha no kumucamanza. Ntago wabijyana muri media kuko ni private life, biramutesha agaciro, kandi si ibintu biri verifiable ku buryo wabijyana hariya muri public. Ariko wenda nimbuje kwataka igitekerezo cya Ntuzo, nk'urugero wenda nk'umuntu wavuze ngo Mutabazi ibyo wavuze wenda washaka gusaba president, icyo cyo watatsa ide ndahari nanjye kugira ngo nze ngaragaze figure de style ya sarcasme navugiyemo. Ariko nujya muri bya bintu ngo namatorango n'ibindi ngo nabiriya, antuka uwabikoze agenda bitekerezaho aryamye uyu munsi yitonze, narangiza yigaye. Cyangwa se nananirwa kwigaya, hari igihe azahurira imbere n'ukuboko kw'amategeko, cyangwa se n'ukundi kuboko kundi, kuko hari ikintu abantu muri iyi saga bibagiye ko ndi intumwa, bibagiye ko nahamagawe n'Imana. Ako kantu rero Mutaba reka tukubaze kuri nuko moje, reka tubihe tubitege iminsi, nuko moje kuri tubwira ko ushobora kujyana abanyamakuru mu nkiko. Reka tukubaze Mutaba, ntibyaba ari ukudutera ubwoba kugira ngo tukugendere kure? ni ukugira ngo ahubwo inkuru zose mudafitiye ibimenyetso mujye mubanza musome itegeko nshinga n'andi mategeko, murebe ko muhagaze imbere yabambaye ikanzu z'imikara n'akantu k'umweru hano gutya, ko mwaba rwose ingingo zanyu zifite ireme kandi zifatika cyane. Kuvuga gutyo kandi nawe wibasira abandi bantu cyane. Ese tukibaza, wowe hagize abakujyana mu nkiko, hari abo wita ibigoryi, abandi amahene, wowe hagize abakujyana mu nkiko, ubu ngubu wowe amafaranga watanga, reka tubivuge gutyo, yaba makeya? Reka mvuge muri ubu buryo. Iyo mvuze ko habaho ibigoryi nuko ijambo ibigoryi sinjye rihimbye mu Kinyarwanda. Ariko narihimbye. Ariko ni igitutsi. Oya ibigoryi kandi ari itegeko rihana umuntu watutse undi. Itegeko ryitwa ijambo ryitwa ikigoryi. Kuvuga kurusha umuntu ubwenge kandi utaramwigishije, utanazi ubwonko bw'ubwo ukora. Ntago Mutabazi yarihimbye. Kabiri, ntago bivuze yuko nta bigoryi dutunze mu Rwanda, kuko nta n'umuryango buri kigoryi, uwo mugani sinawuhimbye. Gatatu, ntago nigeze mvuga ngo iri zina runaka uyu muntu ni ikigoryi. Ubwo rero nimba naravuze ibigondamye imihoro igahita yumva birayicyajije cyangwa se birayigondamishije. Mu by'ukuri uwo navuze ko hariho ibigoryi bimpagurukira, kuko umuntu umwe hari n'umuyobozi wacu nanze kumuvuga kugira ngo atagira ugira ngo namuzanye mu kibazo nk'icyo ngicyo. Yaravuze ngo iyo umuntu ashaka batuma guhungabanya u Rwanda, ngo nta nubwo atuma abantu bazima, ngatuma ibigoryi. Si iryo jambo rero ntago ari nge muntu wa mbere uvuze ijambo ikigoryi. Ntago nimba nanjye mvuze ndabona uwashatse kundwanya mu buryo bwa gipolitike yarashatse ibigoryi ntumaho, kameme ntago ari ubwa mbere ibigoryi bitumwe ku bantu b'abagabo, nta nubwo ari ubwa nyuma abantu bashatse kugira uwo barwanya bakamutumaho ibigoryi. Na Museveni aherutse kuvuga ngo the West think that maybe we are idiots, ngo manza abazungu batekereza ko twahindutse ibigoryi. Ijambo ibigoryi rero ribaho. Nimba hari umuntu rero navuze ko hari ibigoryi bantumyeho akumva ari kimwe muri byo, ubwo nicyo, kandi ajye aba fieri yuko ari cyo. Oya Mutabazi ni fieri y'icyo ndicyo, nabajya aba fieri yuko ari cyo. Urubanza rwa Prestige umunyamakuru aherutse kuvuga ngo urubanza rwa Prestige rurimo abantu bakomeye cyane bari gushaka gufunisha Prestige, bivuga iki? Nubwo akavura kaje, reka nihute muri ubu buryo. Icyambere umwambaro n'ikote ry'ubusesenguzi nabaye ryiyambuye, ariko nongeye kuryitizaho kidogo kugira ngo ntaba tenguha.
ntago nabihakana kandi sinanabyemeza kubera yuko hari ukuntu igihugu kirindwa n'umutekano w'igihugu hari ukuntu urindwa iyo hari ibintu biri muri aferi ya Rusesabagina ubwo ndivuga abahungabanya sécurité nationale bakabona bagomba kubitoza ariko bimwe na bimwe ntibabibwire public izo nzego zifata umwanzuro zifata decision zivuga ngo ibi ngibi ntago turashyira muri public byagaragaza igihugu nabi byatera abantu ubwoba muri rubanda n'ibindi nk'ibyo ikintu cya mbere Einstein yaravuze ngo it is the mark of an intelligent man to entertain an idea without accepting it ngo biba bigaragaje yuko ngo this is the mark of an educated man umuntu wize ikintu kimuranga nshobora gukoresha igitekerezo cyawe kandi ntemenyeranya nacyo ariko nkakitiza kugira ngo narigimante ingingo yanjye bivuze iki reka nitiza bavuga yuko harimo abakomeye bakoreye abana ibintu runaka icyambere mbanza kuvuga nuko mu busesenguzi bwanjye nigeze gukora ahantu kuri Max nanjye nakomoje hari ariko sinerura cyane ndavuga nti ariko umuntu yabaga Miss agahita ajya Dubai yaba Miss agahita ajya Nigeria ibyo bintu ndumva ari nge muntu wa mbere kuko nimba navuze ko ari ngiye bikazagaragara yuko cya kintu yari yarebyeyo so byo kuri rero ibyo nashushe nubivuga ndavuga ariko nanone biramutse ibyo bintu nsesengura cyangwa se nkemanga bibaye impamo ntabwo inzego zabigira public kabiri icyo gihe ndumva icyo gihe kuri iyo Max navuze ngo nabari guhunga baba manager nibagaruke mu gihugu ntacyo mwenda kuba ngewe ijisho ry'umuntu usesengura isi ya politike ndi kubona yuko batafata iyo risk yo kujya kuri hotel kwa biramutse bihari umusesenguzi hari igihe wanariza ibiri muri public hari igihe wanariza imvugo yabavuze none abantu bagakira ko ari byo utekereza hari igihe wanariza mentality y'abayoboye abantu bagakira ko ari byo utekereza hiyo nanarije nkavuga ni okay mu mboni yanjye ndasaba yuko uyu muntu asubikirwa ariko nanone ndi kubona yuko atazajyamo abari umusesenguzi uri kuvuga mba ndi kwanariza ibiri mu mitwe y'abantu so ahangaha kuri Prince Kid navuga ngo nitije biramutse byarabaye ku bana bakiri bato kuri ese hari wakifuje ko ibyo bintu byose bijya mu rukiko bazana ibyabaye byose bakagerekaho n'ibihimbano ntacyo basigayo kuko umuntu aravuga akavuga n'akasongoyeho nimba rero twemera yuko abana bagomba kubungwabungwa nidufata icyo ngicyo ko niyo version officielle ariko nitujye kuri televuga ngo harimo abantu bari bukingirwe ikibaba byagora kugira ngo bitangire ibimenyetso kandi uwashaka kubikwatakiramo yakubura no kugira ngo atazagira umunyamakuru n'undi musesenguzi ugaragara mu y'abagabo abantu nibirinde kujya kuri uwo murongo 1 ntacyo wakungura abanyarwanda nujya kubivuga agerageza avuga ngo biramutse bihari ntabivuge nk'ubishimangira nk'ubihagazeho nk'urugero narabivuze mu musesenguzi kuki batabigize big deal ariko uriya munyamakuru wabivuze ko yavuga ngo numvisha ubuhamya none yabivuze umuntu wabihagaze hejuru bihita biba a little bit like scandal so mu by'ukuri rero reka mvuga iki ngiki kivuga ngo hari ishu zimwe na zimwe umuntu nyamakuru w'umusesenguzi agomba kwinjiramo yazigeramo agafata umwambaro umeze nk'uw'abayobozi b'igihugu bambara agatekereza ubuzima bw'igihugu n'inyungu z'igihugu n'abanyagihugu mu ishusho imwe the big picture so wenda tuvuge nimba ugiye gukora inkuru uwo muyobozi uri mu nzego wafashe umwanzuro uvuga ngo kubwiza impamvu reka tubishyire mu muhezo kubwiza impamvu icyo gucuruza abantu reka tutakibona mu rukiko ari nimba koko byabihari nkoresha ijambo rivuga ngo if condition